80% by'abakristo bo mu Rwanda bashobora kutazongera kwerekeza ibirenge byabo mu nsengero bitewe n'amategeko akakariye buri wese, yaba umukristo, umupasteri cyangwa se n'abamansera, yewe n'abapadiri tutabibagiwe, bitewe n'amategeko akakaye yasohotse mu igazeti ya leta. Ngo hayikaze muri iki kiganiro, ariko rero nimba utarakora kora subscribe ubundi tubashe kubana neza, ndetse utazayobora ibiganiro byacu tugenda tukugezaho bitewe nuko utakoze subscribe. Urakoze cyane. Nkuko nabivuze, aya ni amategeko yavuguruwe mu kwezi kwa gatatu itariki 7, 2025. Itegeko rya mbere tugiye guheraho ntago ari ryo rikomeye, ariko irikomeye riri ku mwanya wa nyuma. Ngaho mva tunyuzemo mu nshamake. Hano hari itegeko rya mbere mu yashyizweho, riragira riti mbere y'uko amatorero yongera gukora agiye kongera yiyandikisha bundi bushya mu turere, ariko mbere y'uko yiyandikisha agomba kubanza kwishyura agera ku mafaranga asaga miliyoni 2 z'amanyarwanda, kandi aya mafaranga ntabwo asubizwa. Iryo ryari irya mbere. Itegeko rya kabiri, uhagarariye itorero cyangwa se idini agomba kuba afite impamyabumenyi cyangwa se equivalence igaragaza ko yaba yarize nibura amasaha 1200 yiga ibijyanye n'iyoboka mana. Ndabisubiramo, umuyobozi w'itorero cyangwa se idini agomba kuba yarize cyangwa se agomba kuba afite impamyabumenyi igaragaza ko nibura yize amasaha 1200 mu myaka ya kaminuza, 1200 byose byerekeranye n'iyobokamana, ukuyemo ibindi byari bisanzwe byigwa. Iryo ryari irya kabiri. Irya gatatu, amatorero yose agomba kuba afite action plan cyangwa se agaragaza ibyo azakora cyangwa se azateza imbere mu karere akoreramo. Ndavuga ibyo azakorera abaturage barisengeramo, ndetse by'umwihariko n'umuturage uri muri ako karere utarisengeramo. Iryo ni itegeko rya gatatu, action plan, kugaragaza cyangwa se kwerekana ibyo azafasha abasengera muri urwo rusengero n'abatuye by'umwihariko muri ako karere iryo torero rikoreramo. Itegeko rya kane, icya 10 cyangwa se bimwe bita ngo ni icya 10 kimwe mu byinjiye kigomba kunyuzwa muri banke. Byumvikana ko kigomba kunyuzwayo kugira ngo ayo mafaranga abanze asoreshwe, by'umwihariko atange n'umusoro. Ni muri uwo mujyo ariko kandi amatorero agomba gutura cyangwa se agomba, igihe yatumiye abantu mu biterane byayo, ayo maturo yatuwemaho bigomba kuba byamenyeshejwe akarere cyangwa se byamenyeshejwe by'umwihariko ubuyobozi, kugira ngo ayo maturo ubuyobozi bube buzi impamvu ndetse n'ingano yayo. Byumvikana ko igihe bamwe bajyaga bakoresha ibiterane by'amatorero bajyaga bibarira amaturo, ariko kuri iyi nshuro bagiye kujya babarirwa amaturo n'inzego zishinzwe cyangwa se n'inzego za leta. Amatorero azajya akorerwa isuzumwa cyangwa se audit muri rusange, yategujwe cyangwa se itategujwe. Ndavuga nuko bazajya baza kugenzura umutungo w'itorero, babateguje cyangwa se batabateguje, bagaragaze aho wavuye cyangwa se naho ibyo batunze byavuye, uko byinjiye ndetse nuko byakoreshejwe. Rya tegeko rya nyuma nababwiye turigezeho, ni itegeko navuga nkaho rikakaye kurenza ayandi yose. ni ukuvuga ngo riragira riti kugira ngo itorero cyangwa se kugira ngo urusengero rushinge itorero
rugomba kuba rwagaragaje imikono y'abantu 1000. Ndavuga abantu 1000 bemeye kurusinyira ko rugiye kuba itorero. Ngira ngo murumva ko kugira ngo uzabone abantu 1000 bemera itorero ryawe, ndetse bigasaba ko abo bantu bagomba kuba nta rindi torero bari basengeramo cyangwa se nta rindi torero bari kubarizwamo. Ngira ngo biragoye kuba wasanga hanze umuntu udafite itorero abarizwamo cyangwa se itorero yabatirijwemo cyangwa se adafite irindi torero yasinyiye. Ngira ngo ni itegeko rikomeye ndetse rizagonga abantu benshi. Ngira ngo nibyo nayendaga kubabwira, namwe mumbwire muri comment, ese murumva koko ibi bintu hari urusengero ruzongera gufungura mu buryo bworoshye? Reka tuganire muri comment, ubundi duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Njye nyita Mr Hit cyangwa se Mr Tichampero aka The Game Changer aka Mr Story Talker. Naho kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro nk'ibi, ubundi tubane muri byose.